Kadogo. Ase kadogo nagamu n'amama kara. Kame mabuja. Nasikiye uhenye muri aya mabasi nakuba wumva. Uhagaze ku matwi. Komba ari kumeza bisa nabi. None bigiye wafire nagurasoza. Ntabwo ndarangiza. Uko wabaye umva fata amafaranga. Ureba agashankano hirya yashireho. Kandi gira vuba ngo ufukire amazi muri dushe. Nijyane ku gashami. Aho agashami kari hano hafi uyashireho banguka kandi bishaka kwigendera. Ako kanya ndarangije. Sawa. Rekazi. Ukire. Kubyambire cyane ra. Azende mese wenda mabuja azanze ngeza. Asanga nanjye mpemba kayabo. Kabisa. Kubimeze. Uko si uhagaze ku matwi ubwo umuntu yaguhamagara ntabwo wumva uhagaze ku matwi ntabwo numvise nawe ikumeze fata aya mafaranga ureba agashama aho hirya yashirireho njyana ku gashami banguka ahubwo urimo uratindira agashama aho hafi uyashireho ubundi uzunzukira amazi ujye muri dushe ndashaka kugenda iki se nicyo utumva agashami nabyumvise kanze niruke banguka ku gashami reka nze ngende reka nze nirukange ndaje mvuyeyo nyene nashyizeho ku gashami nabonye nta muntu ndeba nangije ndurira hejuru nishyira ku gashami ubundi nzanirukanka sibyo uri kumbwira ni ibiki washyize hehe nashyize ku gashami hejuru ukaye gashami se agashami k'igiti wambwiye ngo njyana ku gashami k'igiti ariko ubundi uri umusazi ufite ubwenge bukora ubu agashami k'iki k'igiti nta muntu wambonye je nakubwiye ku gashami ka banke kuriye kwita ngo washyize ku giti aho nyumvira ariko kadobo nararushye none se ugeze nsobanura abararushye se unugira ubwenge ubwifata ahubwo nyaburi ufite ibyo uri bubwire iruka ngo ujya kuzana n'amafaranga uyashyire kuri banke ya Equity hari agashami ngiye nakubwiye agashami k'igiti ikibazo rero kuvuga agashami k'igiti na banke ntabwo wansobanura ubundi si ubwenge ugira n'ubwiki ubwo kuri guhenya hari mu mabase utamva hejuru se nyegende kandi nyabura nzayagukata ihute byenda ihute se kugenda useta ibirenge nk'ikinyogo irukanka se nyine mfa imbere dore hasi isi we wakubona ugiye tukajya mu ubwenge buzima irukanka wacyohewe ariko ntari
Thank you.